Muraho neza ndabasuje mwese abadukurikiye kuri Frabani Official TV. Imana ibaho umugisha, ndabakiriye n'umunezero mwinshi mbashimira ko mukomeje kubana natwe, mbashimira rero uburyo mutwereka ko muri kumwe natwe. Ni inkunga ikomeye cyane kandi ni urukundo rwinshi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Uyu munsi rero ndashaka ko dukomezanya ikiganiro turi mu kiganiro gituma twumva bike mu by'umwanditsi yanditse muri kino gitabo. Umwanditsi yandikira couple, yandikira umugabo n'umugore, yerekana imitandukanire y'umugabo n'umugore. Ni byiza kandi ni ingenzi ko umugabo n'umugore ubwabo imbaho bakanya urugo. Ni byiza ni ingenzi ko bamenya ko batandukanye. Mu by'ukuri twamberemwe n'Imana. Imana iturema neza, iturema mu buryo bwihariye kandi bw'igitangaza butangaje cyane. Hari ibyo yaremanye umugore, hari ibyo yaremanye umugabo. Uko duteye duhagaze ubwacu biratandukanye, nuko duteye mu mitekerereze bwa buzima butagaragara nabwo turatandukanye. Imimerere igaragara inyuma n'itagaragara hose turatandukanye. Abagabo bafite uko bateye n'abagore bafite uko bateye. Rero imitandukanire yacu tugomba kuyisobanukirwa. Ni byiza ko tuyisobanukirwa kugira ngo bidufashe kunoza umubano, bya biri dutandukaniyeho ntibidutanye, ahubwo tubimenye. Hari igihe usanga rero umugabo n'umugore babana ariko umwe yikunda, umugabo agashaka ngo umugore ajye amenya uko nteye, anyumve, ugashaka ngo umugore akumve, amenye ibyo ukeneye n'ibyo ukunda n'ibyo wanga. Ugasanga bishaka mbese umugore yisanishe nawe, ugasanga umugabo arikunze cyane, arashaka umugore ari we wisanisha nawe. Cyangwa se ugasanga umugore arikunze, arashaka umugabo ari we wisanisha nawe. Ni byiza rero ngo twe kwikunda, ari umugabo ari umugore, twese tugerageze koroherana no kumenya iby'abandi. Nimba uri umugabo gerageza kumenya ibyo umugore akunda, nimba uri umugore gerageza kumenya ibyo umugabo akunda. Ntiwikunde ngo kubera iki umugabo atanyumva, kubera iki umugore atanyumva, usange mugiye kwitana ba mwana ku kintu icyo ari cyo cyose. Ni byiza rero ngo wowe mugore gerageza umenye imiterere y'umugabo wawe, nawe mugabo gerageza umenye imiterere y'umugore wawe, mwe kujya mugongana, cyane cyane aho umugabo akeneye kubahwa cyangwa akeneye kumuha umwanya wo guceceka, umwumve uwo muhe. Nawe mugabo aho umugore akeneye gukundwa cyane, urwo rukundo rumuhe. Aho akeneye kumutega amatwi, mutega amatwi. Rero ni ibintu byoroshye ko ntago byoroshye, ntimunyumve nabi, ariko ni ibintu byiza ko tubasha kumenya imitandukanire yacu kugira ngo bidufashe kunoza umubano wacu. Rero Imana yaturemye dutandukanye ariko nanone ngo twuzuzanye. Hanyuma rero ubushize twaganiriye uburyo ki umugabo ameze nka elastique, ashobora kujya kure akongera akanagaruka vuba. Elastique uyikuruye igiye kure cyane, yagaruka akagarukana imbaraga. Abagabo rero usanga hari ahantu bameze nka elastique, ashaka kujya kure akagucecekana, yagaruka akagarukana urukundo rwinshi ngo mukomereze ubuzima aho bwari bugize. Nyamara ntategereze ko igihe yari yagiye kure, yabaye nka elastique yageze kure, we mugore wahangayitse ukavuga uti se uyu mugore umugabo wacecetse nakoze iki? Uyu mugabo uri kuncecekana bite? Uyu mugabo ko mubaza ikibazo afite akancecekana cyangwa akambwira nabi byagenze gute? Yagaruka kandi agashaka ngo dukomezanye gahunda, dukomezanye dusangire agacyayi, dukomezanye dusangire ibi n'ibi byose musangira. Agashaka ngo mukomeze mu bisangire nkaho nta cyabaye. Ni byiza rero ngo tumenye impamvu, kuko umugabo nanone utagira umwanya wo kujya kure ngo atekereze, umugabo utagira ya time yo gutekereza, akenshi usanga atabona n'umwanya n'uburyo bwo guha urukundo umugore we. Akenshi uzasanga umugabo utabona cya gihe cyo kujya kure, akenshi uzasanga ubuzima bwe bwarabaye televiziyo, uzasanga ubuzima bwe bwarabaye inzoga gusa, uzasanga ubuzima bwe bwarabaye kwihugiraho cyangwa hari ikindi kintu cyagiye muri wa mwanya wo gutekereza. Ni byiza rero ngo umugabo nimba akeneye wa mwanya wo gutekereza uwumuhe, kuko wa mugabo utabona uwo mwanya bimugiraho ingaruka cyane. Ugasanga wenda umwanya we wabaye mu kuryama gusa, ugasanga umugore aridoga ati ngiye umugabo wanjye n'umunebwe ahora aryamye, umugabo wanjye ahora mu kazi, akunda akazi cyane agakabya. Rero iyo umugabo atamuhaye umwanya wo gutekereza cyangwa kwitekerezaho cyangwa kwitekereza ngo ashake ibisubizo muri we, usanga hari ikindi kintu yafashe akakigira inshuti ye cyane. Uzasanga hari umugabo niyo yaba ari mu rugo bari mu kazi, niyo haba ari mu kazi, niyo hehe ugasanga akazi kabaye nk'ikiyobyabwenge kuri we, cyangwa se uburiri bwabaye nk'ikiyobyabwenge kuri we. Ni umuntu wibereye umunebwe uraho, yibera mu buriri cyangwa se yibera kuri televiziyo gusa, cyangwa yibera muri filime gusa, cyangwa yibera
mu kabari gusa, ugasanga hari ikindi kintu cyamuhugije bitewe n'uko ntabona umwanya wo kwitekerezaho cyane, ntabona umwanya wo kujya kure y'umugore ngo yongere agaruke muri bwa buryo bw'amarangamutima cyangwa se bw'imitekerereze. Rero hari umugore wambwiye ati se aho mwavuze, hari uwanyandikiye ubushize muri kiriya kiganiro twagize mu minsi yashize, aravuga ati se uku kujya kure ni ukuhe? Ni ukuba umugabo yaguta akajya gushaka undi mugore akazagaruka ukamwakira? Oya, ntabwo ari ibyo navuze, ntabwo ari ukujya kure mu buryo bw'umubiri fizikali ngo umurebe umugore ngo yagiye ku wundi mugore wenda i Muhanga cyangwa se i Nyarutarama cyangwa se mu yindi karitsiye ntazi, ntabwo ari ukuvuga ngo yagiye gushaka undi mugore aragaruka. Oya, ni ukugenda mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo buri morale ukabona ntahari. Ntabwo ari ukuvuga rero ngo yagiye, ngo yagutaye, ngo yagarutse. Oya, ntabwo ari ukujya gushaka undi mugore. Ahangaha rero iyo wenda tuzabigarukaho ubutaha dufata umwanya wo gusoma message, nagira ngo tubanze dukomeze isomo tubanze turirangize no tujye mu message nyuma. Rero ubushize twabonye ko umugabo agereranywa na elastique. Noneho tureka turebe ku ruhande rw'umugore. Nabonye message nyinshi z'abagore basa nk'abarega abagabo wabo. Rero reka tureke abagabo no tugaruke kuri twebwe abagore. Abagabo bameze nka elastique. Abagore noneho uyu mwanditsi w'igitabo yabagiraniranije nk'umuraba, waves. Agereranya se navuga gute mu kinyarwanda cyumvikana. Abagore bameze nk'umuraba. Umuraba ushobora kuzamuka ukongera ukamanuka. Reka dusome turebe. Umugore ni nk'umuraba. Iyo yumva akunzwe, yumva ari ku gasongero k'umuraba mu kubaho. Iyo akunzwe yumva nyine ari ahantu heza cyangwa se ari ahantu ku gasongero hejuru, mbese yumva ameze neza, ari hejuru y'umuraba nta cyamukoraho. Yumva ibintu byose n'abantu bose ari beza, yumva yiyizeye, ariko mu gihe gito akumva arahindutse akajya ku ndiba y'umuraba. Ufite umugore iyo akunzwe cyangwa se mu bihe byiza, yumva nyine ameze neza, yumva ubuzima ari ubwo, yumva nyine yumva mbese ameze neza, yumva nta cyamukoraho, yumva ari nko ku gasongero k'umuraba. Ubwo aragereranya indiba y'umuraba n'agasongero k'umuraba muri kino gice turi gusoma. Iri hinduka ry'amarangamutima ni iry'igihe gito. Iyo ageze ku ndiba arongera akazamuka akumva nanone aguwe neza. Rero nk'uko umugabo agera igihe cyo kujya kure no kugaruka, uyu mwanditsi yabigereranije na elastique. Elastique ijya kure kongera ikagaruka. Umugore we noneho abigereranya n'umuraba. Umugore agera igihe cyo kujya mu ndiba y'umuraba akongera akagera igihe cyo kujya ku gasongero k'umuraba. Ubwo nimvuga muri iyo mvugo ubwo muranyumva ni mu bihuza n'ubuzima busanzwe. Iyo umugore ari ku gasongero k'umuraba aba yumva afite urukundo rwinshi rwo gutanga. Ufite urukundo rwinshi rwo gutanga. Ufite umugore yakunzwe aranakunda, aba yumva afite byinshi byo gutanga, ariko iyo ari kundi yumva muri we nta kintu kirimo, yumva hakuzuzwa n'urukundo. Ni igihe cy'amarangamutima. Iyo hari ibyiyumviro bibi yasubije inyuma kugira ngo arusheho kumva akunzwe, icyo gihe biragaruka, cyangwa ibyo atabonye byiza yifuzaga. Igihe ari ku ndiba y'umuraba aba avuga ibibazo gusa, atekereza ibyo abura, ashaka umwumva n'umutega amatwi. Umugore afite ubushobozi bwo gutanga no kwakira urukundo bitewe n'ibyiyumviro afite. Abagore barahindagurika. Bitewe n'ibyiyumviro ufite uwo munsi ushaka gutanga urukundo rwinshi, bitewe n'ibyiyumviro ufite ugasanga nta rukundo, nta muntu witayeho, n'umugabo wawe ntumwitayeho. Iyo umugabo ari mu ndiba y'umuraba rero aba yumva adakunzwe, aba yumva kuba umugore bimuvuna, aba yumva urugo rwe ari stress, aba yumva urugo rumuvuna, aba yumva umugabo we rwose wapi. Ariko rero gasongero aba yumva ari uguwe neza, aba yumva aryohewe n'urukundo, ndetse no kuba yaha urukundo abo afite hafi cyangwa se abari iruhande rwe. Iyo umugabo akunda umugore we akamubona yishimye aguwe neza, aba yumva byaguma gutyo iteka. Nta mugabo rero wishimira umugore wagiye mu ndiba y'umuraba. Akenshi umugore yagiye mu ndiba y'umuraba aba afite umunabi, afite kuvuga nabi, ntatanga urukundo, mbese aba yumva umugore mu ndiba y'umuraba nta mugabo wanezezwa no kumubona. Kwa kundi natwe abagore tutanezezwa no kubona abagabo bacecetse, n'abagabo ntibanezezwa no kubona umugore utari gutanga urukundo, umugore utishimye. Abagabo bakunda kubona abagore
umugore bishimye cyangwa se banezerewe. Iyo rero umugabo akunda umugore we akamubona yishimye aguwe neza, aba yumva byaguma gutyo iteka. Akenshi abagabo bakunda abagore bameze neza, umugabo akunda kubona umugore we aseka, akunda kubona umugore we yishimye, aba yumva umugore we yajya ahora yishimye. Hari kenshi rero umugabo aba yifuza ko umugore ahora yishimye, ariko rimwe na rimwe abagore bagashinja abagabo ko ntacyo bakora ngo bishime cyangwa se ngo banezerwe. Ubwo rero ugasanga abantu bari kwitana ba mwana. Kumva ko urukundo rw'umugore ruzahora gutyo ni nko kumva ko izuba ari ryo ryonyine rizava ntubone imvura cyangwa umwijima. Umwanditsi w'igitabo yaravuze ati kumva ko umugore wamubona yishimye cyangwa se ahora mu buzima bunezerewe ni nko kumva hagumaho izuba gusa ntihagire igihe cyo kuba nimugoroba ngo haze ukwezi, mbese kumva ibihe ntibyahinduka, hagumaho izuba gusa nta mwijima waza, nta mvura yagwa. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyo kuba umugore yishimye cyangwa se akeneye urukundo rwinshi, icyo gihe rero kibaho. Ubuzima bugira amanywa, bukagira nijoro, bukagira umucyo, bukagira n'umwijima, bukagira ubukonje n'ubushyuhe. Ni kimwe rero no mu rukundo, umugabo n'umugore bagira ibihe bacamo bitandukanye. Nk'uko habaho ibihe by'izuba hakabaho n'iby'imvura, rero ibyo bihe bitandukanye no mu buzima busanzwe turabigira. Abagore n'abagabo, buri muntu wese ku ruhande rwe, yaba umuhungu cyangwa umukobwa. Akenshi rero kumenyana cyane, kumenyana byimbitse biziye abantu babana, umwe yabaye umugabo undi yabaye umugore. Rero nk'uko mu bihe bisanzwe habaho igihe cy'izuba, hakabaho igihe cy'umwijima, hakabaho igihe cy'imvura, hakabaho n'igihe cy'izuba ryinshi n'imvura nyinshi. Ibyo bihe nk'uko bisimburana, mugani wa padiri n'uvuga ngo nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka, no mu rukundo ibyo bihe bibaho. Tuzabireba mu isomo rizakurikiraho. Ibihe bibaho bihora bisimburana. Rimwe ushobora gusanga umuntu akonje, ugasanga nk'umugore yijimye ntabwo yishimye, bibaho ibyo bihe. Ugasanga umugabo yacecetse ntavuga, ibyo bihe rero bibaho. Akenshi rero usanga nk'abagabo bifuza kubona umugore ahora aseka, kubona umugore ahora anezerewe, ari mu rukundo. Ibyo bintu abagabo barabikunda, barabyifuza, ariko rero ntibibujije ko hari igihe kigera umugore akajya mu ndiba y'umuraba, akaba akeneye gukundwa, akaba aranabireklama. Abagore benshi baranabireklama. Ni byiza rero nk'uko abaho ibihe bitandukanye, tumenye ko no mu rukundo bibaho. Hari igihe kimwe umuntu aba yishimye cyangwa agurumana, hakaba n'igihe yumva ibintu urukundo rwagenze cyangwa se amarangamutima yagiye hasi. Ni byiza rero ngo tubimenye, twe kwitana ba mwana, ahubwo no mu rukundo dufashanye, kuko ibihe bijya bihindagurika. Aha ngaha sinzi umuntu turuganira turi kuvuga rero muri makeya, abagabo bafite ibintu byinshi bahuriyeho n'Imana. Menya abagabo bafite ukuntu basa n'Imana mu buryo bukaze, kuko nk'umukristo ni ijambo ry'Imana dusaba guhora twishimye, guhora mu mahoro, guhora mu munezero. Imana ibishaka ngo itubone twishimye, tuyinezerewe, nubwo ibyo dushaka wenda byose tutabifite, cyangwa ibyo tuyisaba tutarabona, cyangwa se ibintu bidatunganye mu buzima, cyangwa se mu mibanire yacu, mu mibereho yacu, ariko Imana igashaka ngo itubone twishimye, itubone tuyiramya, itubone duseka, tumeze neza, twuzuye urukundo, twuzuye ubuntu, twuzuye mbese ubukristo muri twe. Niko rero akenshi n'abagabo usanga bakeneye umugore uhora wishimye, umugore uri mu rukundo, nubwo wenda ntacyo yakoze ngo wishime, akeneye kukubona ukeye ku maso. Tuzabiganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Imana rero ibaho umugisha, mukomeze mwishime munezerwe. Abagabo nubwo bameze nka elastique, n'abagore bakaba bameze nk'umuraba, rimwe bari hasi bari hejuru, ubundi abagabo bari kure cyangwa bari hafi. Ibyo byose ni ibihe bihora bisimburana mu rukundo, bibaho. Amarangamutima ntabwo ari umurongo ugororotse. Ni byiza rero ngo ibyo bintu tubimenye, twe kwitana ba mwana, ahubwo dufashanye kandi mu rukundo. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka nsoreze aha ngaha, naho utaha mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzongera tubigarukeho. Imana ibaho umugisha rero. Twandikire muri comment namwe mutubwire, ese mu gihe cy'umuraba mwitwara mute nk'abagore? Ese mu gihe cya elastique bigenda bite? Mwitwara gute mwagiye kure nk'abagabo? Muratubwira. Ese abagabo mwagiye kure mukeneye ko nugaruka umugore yifata ate cyangwa bigenda gute? Murakoze cyane. Reka mbashimire, dusoreze aha ngaha. Igitabo cyacu turagikomeje, naho ubutaha. Ni karibu cyane no mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabashimiye mwese abadukurikiye. Imana ibaho umugisha, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Ndabakunda cyane.